hanze we ahavuga makeya, ariko mu rugo ni wa mugabo utakumva umutima urakuriye kavuga ati none ndapfuye. Umugabo gukoresha imibonano mpuzabitsina wabyanga akagukubita akabikora ku ngufu kandi uri no kurira. Hano igihe yabinkoreshaga akaboko kamwe kari mu ijosi yanize, ndagira aho nzinuka imibonano. Noneho ikintu cyambabazaga iyo nabaga nishimye ntabwo yabitekerezaga, ahubwo mu gihe twagiranye ikibazo mbabaye nibwo yashakaga imibonano. Yaba bibona nishimye nayitekereza, noneho kwa kundi kuza mbabaye nkabyanga nabyanga, none akongezamo inkoni. Bakunda abagore bo hanze ntabwo bakunda abagore bo mu rugo. Na papa niko ameze se? Niba we batabukwe nta n'umuntu utamuze muri quartier yose. Yarataritaga uhise ibaza ko yazanaga n'umugore na mukecuru arimo arwaye, kuko mukecuru arwaye paralize areba gusa atavuga, nawe yapfanye agahinda. N'abasaza imyaka 70. Natwe ibaze ko twabagamo akarana n'undi mugore mu cyuma natwe turi mu kindi, yari haza kunda abagore cyane. None se mise nibaza umugani tuvuga ku bana. Ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina iri bizarre gutyo abikora n'abana bahari bumva. Uwo munsi angubita akangurira iryinyo, abana bararebaga bari no gutabaza ati mama baramwishe. Arangije aravuga ati reka noneho ngurongore iyo sida uvuga inyigushyiremo. Harimo umwana w'imyaka 7 niba arazi sida cyari cyo simbizi, ahita byumva ahita acana itara. Arangije aravuga ati kaze none nanagikebe abazakurongora bazabura aho barongora. Kwara yari yajemeje itara yarafashe agiye gufata urwembe ngo rwarwembe ruriherana. Byumvaga gutyo, numvaga ari muri ibi akata naze nibyo ari gukata. Ni kwa kundi hazo kuri sex. Yego. Jesus Christ. Umunsi umwe nkore ibintu bibi uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri twese. Byumwe koreka ngo ikaze mu buzima, nkubwire ngo uhobere ubuzima. Ibyo uri gucamo byose uyu munsi ndakwifuriza ko biguhira. Umulisa niwe tugiye kuganira, afite inkuru y'ubuzima y'ibyo yaciyemo bitari byiza mu rugo. Umulisa tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Inkuru y'urushako rwanjye natangiye nari ngeze mu wa 4 secondaire kwera ubuzima bubi bw'ubufubyi twabagamo. Bibangombwa ko nashaka ngeze mu wa 4 secondaire. Umugabo turabana, turakundana nta kibazo dufite. Nyuma tuza gushakisha dutera imbere, kubaka inzu. Tumaze kuyubaka afite mukuru we uba i Burayi.
aramubwira ati ndashaka kujyana i Burayi n'umuryango wawe, twari tumaze kubyarana kabiri. yego Umugabo aramubwira ati ko nta tike dufite, aramubwira ati icyo mufite cyose mukigurishe ndabongerera. yego Aramubwira ati mfite inzu, aramubwira ati muyigurishe nta kibazo, mu mezi makeya nakuboneye akazi, muzaza muzubaka iyindi, muzaza mukore mwubake iyindi. Umugabo araza bingezeho, ndamubwira ati niba umwizeye nta kibazo, inzu twayishyize ku isoko uyu munsi, ejo ibona umukiriya, turanayigurisha makeya. Amafaranga ya mbere ninjye yamwishyiriye, yari ari inaha, yego ndayamushyira. Aduha ibyumweru 2 byo kuba twagiye. Icyumweru cya mbere kirashira, aratubwira dushake za pasiporo, turazishaka. Icyumweru kimwe kirashira, icya kabiri kirashira, tumubaje ati se bimeze gute ko tutagenda? Ati ndi gushakisha ukuntu tugenda, ukuntu mbazana. Yahise we asubira i Burayi. Ubwo nyuma ukwezi kwarashize, tubona nta kintu ari kutubwira. Amezi 2 arashira, nyirinzu ati mukamvira mu nzu cyangwa mukanyishyura. Ubwo dutangira kwishyura iyo nzu. Nyuma yaho akazi karahagarara ku mugabo, nanjye ibyo nakoraga ni nabigurishije, nabiteje, mvuga ningiye kujya i Burayi, nta kintu na kimwe dusigaranye. N'ibyo mu nzu nabigurishije kuko yaduhaye ibyumweru 2, mbonye asigaye nk'iminsi 3 ibintu byose ndabigurisha, sigaje matera n'amasahani n'imyenda. yego Amezi 3, amezi 4, umwaka urashize. Umugabo ati nkajya iwacu rero dore ubuzima buranze. Ndamubwira ati se ko nshimye ugiye iwanyu, njye n'abana turajya he kuzi ko ndifubye nta hepfo na ruguru mfite, turajya hehe? Arambwira ati ngwino tujyane mu rugo. Ndamubwira nze mbane n'amabukwe na databukwe mu nzu. Aravuga ati none twabigenza gute? Ndamubwira ati ahubwo hamagara mukuru wawe aguha amafaranga nibura makeya, dushaka igishoro, tubone igishoro twikorere, tubone nayo kwishyura inzu. Arabyanga. Cyakora yaramuhamagaye amuha 100 byo kwimuka, amubwiye ko agiye kujya iwabo, ko byanze akazi kabuze. Amuha 100 tuba turimutse. Ndamubwira ariko aho kugira ngo tujye mu nzu kwa mabukwe dukodesha inzu hafi wenda y'iwabo, ku buryo abana banjye bataburara nyirakuru ahari, aba ariko tubigenza. Amezi 2 yarashize, tubura kwa gatatu, biba ngombwa yuko noneho ambwira ati ndatashye. Ambwira ati ndatashye kubera ko umuryango nkuzi ni karitsiye y'umuryango umwe. Ndavuga ati ntabwo njya korana baramukazi banjye na data bukwe na mabukwe hafi aho, sinzi guhinga, nta kintu na kimwe narinzi. Ndavuga ati reka noneho ubwo ugiye iwanyu ngiye ntabwo tujyana, reka njye kureba ahantu mba nicumbikiye n'abana. Umugabo arataha iwabo, ngiye njya gucumbika n'abana. Ageze mu rugo, data bukwe aramubaza ati se umugore wawe ari he n'abana? Arambwira ati bihanze kuza kuba hano muri famiye, none yagiye n'abana. Data bukwe ahita amamagara, arambwira ngo wagiye he? Na mwana agiye gucumbika. Ngo ngwino ngo nguhereze inzu yo kubamo. Urumva uwo munyaburayi aho data bukwe yarari yubakiye ababyeyi, yagura isamba ababyeyi abubakiramo inzu. Arambwira ati ngwino ngo inzu yo kubamo, n'ubundi uwabariye inzu niwe wanguriye hano. Ndambwira ariko kugira uyimereze ufite abana 8 bose n'abagore babo, kandi bari hafi yawe, birasaba ko uhamagara umuryango ukabibabwira, ukatwandikira. Niba ushaka ko mvaho nagiye, arambwira ati nta kibazo, ejo uzaze bose nzabatumaho, kubera ikibazo cyacu cye kizwi mu muryango. Ejo abatumaho baraza, baravuga ati muzabagezaho ikibazo. Arababwira ati murabizi ko umukazana wanjye n'umuhungu wanjye umukuru wanyu yabariye inzu, agiye kwajyana i Burayi, mwese murabizi, none ngiye kubihera inzu yo kubamo. Ati nta kibazo rwose, ibibazo byabo turabizi. Abana be bose barandika, barasinya, data bukwe arasinya, barasinya bose. Bahita banambwira ngaho mu bucumbi wari urimo uhita uza mu nzu, dore tuguhaye inzu. Nyigezemo hashize nk'icyumweru, barongera baraterana, baravuga ati nyamara twarahubutse, iyi nzu ntabwo twakagombye kuyitanga, yari kuzaba iy'umuryango. Barambwiye bati njye n'umugabo wanjye, baratubwira ati umuzi n'ikindi twisubiyeho, inzu yanyu ntacyo, iyi nzu ni iy'umuryango ntabwo tukibahaye. Data bukwe arababwira ati njyewe inzu narayitanze kandi ni yanjye, kandi ajya gutanga inzu yabanje kubahereza 8. Ati ko nabahaye 8 yanyu
murimo murashaka iki, mwaretse nkabahereza inzu n'undi ko namwe atari iyanyu, ko ari uwo muhungu wabahemukiye. Inzu batangira kuyidusohoramo njye n'umugabo. Umugabo wabonye batangiye kudusohoramo n'ahantu ari bujye, nanjye aranyihinduka arambwira ati reba ahantu bugiye, urabona ko abavandimwe badashaka kuba hano. Ndamubwira ati ndajya hehe. Ikibazo yari wese cyangwa ikibazo yari umuryango wose wanyu? Yari umuryango wose. We n'umugabo. Umugabo yahise anyihinduka yifatanya n'umuryango we, batangira kunsora muri ya nzu. Kuko umugabo yarabonye abuze uko agira, nawe bari kumubwira ati nudasohoka turabasohorana. Njye ndababwira muzi n'ikindi, mfite urupapuro, muri abantu b'abagabo mwese nawe uri hasi y'imyaka 40 mwaransinyiye. Iya mbere yarabuze, none niyo mumaye murayinyatse. Oya, ibi ntago ndabyemera, noneho ntago ndayisohokamo. Bakajya bazana inkoni ngo bangubite nkirukanga, baza kunsora bangeze hanze ngasubiramo nirukanga ngafunga. Bibi nambara nanga kwivamo. Umugabo nawe ahita yifatanya na bene nyina baranererana. Umugabo nanesha umutwe yatangiye kujya nkubita ngo ninsohoke ngo ngende, mwongera nimugoroba ngagaruka. Cyangwa abantu kabasa yarambiraga ngo abana mbasige ngo ngende ngenyine. Nanjye ntari butwana mfite ukuntu ari dutoya, nkavuga ati nago nadusiga, aho nzajyana natwo. Bigezaho inzu barayinyaka, mbonye ngo nisenda kunyica kuko umugabo yarankubitaga bene nyina bashungereye nibananyize. Ndavuga ati ahangaha rero nshobora kuzahasiga umutwe, kuko barambiraga ngo uzahava muri umurambo ngo cyangwa se tuzagukatamo ibice tukurye ufiriti. Nabibwira abayobozi bakambwira ati uyu muryango tuwuzi wawe uvuyemo batazakwica, nkareba ahantu ndi bujye nkahabura. Ubwo umugabo none yaraje, ubwo umugabo byageze atangira kunywa inzoga, abakuru batangira kumwigisha kunywa inzoga, ntabwo yayinywaga. Twe tunabanye neza pe, twamaranye imyaka 7 tubanye neza, usibye icyo kibazo cy'umuryango cy'inzu kivanzemo aranyihinduka. Umugabo arambwira ati rero ikintu kiriho winyihambiraho sinyigukunda. Icyambere cyo ngunda abagore babyibushye, wari ubyibushye none warananutse. Akakirengagiza ko ibibazo byabo ari byo biri kunanura. Ati none genda sinya gushaka, sinkunda abagore bananutse. Kandi wasanga wenda mujye gushaka narakundaga nandi maneke mgiye buhanyuma. Ibibazo byaje mbyibushye birongera biraza ndananuka. Kubera ukuntu bamazaga kunyeke banyirukana, n'umugabo akanyinererana, nkabona na muntu usigaranye n'umumvugira, nkirirwa ndira gusa. Ubwo umugabo yatangiye kunywa inzoga, akajyaza ankubitira ubusa, naba natinze gufungura akankubita. Hahandi yatumye nagira n'igiceri cy'ijana cya mitiyu, akahatangira kujya mu bagore b'inshuti zanjye, abagore duturanye kugira mbabaze ngende. Abakuru bakamubwira ati anga guhahira abana, bajye baza barye mu rugo, uriya mugore nzara nemwica azagenda. Ndihambira. Nyuma agiye mu bagore b'inshuti zawe gute? Icyo utajya wibagirwa ngo ni iki? Icyo najya nibagirwa nuko yafataga abagore b'inshuti zanjye akaba aribo bajya kumahira, yarabagize abagore be akaba aribo bajya kumahira bakanzanira ibyo guteka. Abo bagore ubwo mwakomeje kuba inshuti? Aya, ntabwo twakomeje kuba inshuti kubera ko nabo barankomeretsaga. Iyo babaga bari kumwe niyo natambukaga bakubitaga agatwenge, kubera babonaga narabaye indushyi, ibibazo byaranyishe. Dore wa mugore ngo ukuntu yaje ari mwiza, ngo none ngo yabaye mbese nende uruzinga afite ibiro nka 45. Umugabo yagumye kunkubita, ambwira amagambo akomeretsa, ibyashera ishusho bivaho, aranyanga biragaragara. Ikintu cyatumye nza kuhava, ikintu cyambabaje nuko runanze kuhava ndi muzima, amava yarankoye iryinyo. Niryo washyizemo? Niri nashyizemo. Yaragiye aza yasinze saa 9 z'ijoro, arakomanga ninda gufungura. Mu gihe ninze gufungura, igihe mfunguriye abakubise jido, ngo hasa nyicara hejuru, akubita mu maso, arakubita mba nk'umurambo. Nagiye kumva ko yankwira iryinyo mu gitondo. Yankubise kuko yamereye saa 9 nka saa 11 cyakora nibwo nabyumvise ko yankwira iryinyo. Ndamwira ati none ngiye kujya kukurega, wagiye nkubita impfupfunyira nkihangana, ngakuregera abayobozi kubera nabimenyetso bakanga kugufata. None ngiye kuri RIB. Nagiye kuri RIB, bahamagaye mu kagari ngo bamufate, arahunga. Amaze guhunga
inyuma arambwira uti rero niba utavuye aho ngaho mu rugo ngo ugende ngo noneho ngo nzaza ngo noneho nkora ibirenze ibyo ngibyo na bene nyina bakambwira ati uribeshye ugafungisha umuvandimwe umenye ko uri umurambo. Ndavuga ati aho kugira ngo noneho bazakura yandi reka nigendere. Mfata inzira ndagenda, naragiye ahita agarutse ubwo nagize amahirwe aho nagiye gucumbika bahita bandangira n'akazi, ndongera ndakora, nangira gusa neza, atangira kunyifuza, aranshuka, turongera turavugana, turongera turahuza, arambwira ati ningaruke mu rugo. Mu kugaruka mu rugo urumva we yabaga kwa papa wiwe. Mu kugaruka mu rugo narahagarutse, ba bene nyina barambona, bambonye avuga ati dore wa mugore yagarutse kubohoza inzu yacu, kandi nari naranabyibagiwe n'urupapuro nararubuze rwose, nararangije guheba. Wa mugore agarutse kubohoza inzu yacu, none muze tumwirukane. Ubwo databuka we yaranshyigikiye ko hagati aho mabukwe yaje gupfa, imitungo isigara ari databukwe 100%. Mu bantu yahaye iminani natwe tukaba twari turimo, yaraduhaye ikibanza. Ubwo muze arabyuka arambwira ati nyamara muze nubwo uri kumvugisha gutya wishimye ngo nagarutse, abango we bavuze ko baraza kunyirukana. Data uko arambwira ati ngo ko nabahaye inzu aba bakanasinya baraza kubirukanira iki muri iyi nzu. Ndamubwira ati niko bavuze, ahita ambwira ngo nimuze njye kubaha icyangombwa kugira ngo nimpfa batazaza kubasohoramo. Turagenda kwa noteri aduha icyangombwa. Amaze kuduha icyangombwa, ubwo yaduhaye icyangombwa kwera byasabaga gukata kandi turi kwihuta cyane by'inyandiko. Baduha icyo kwa noteri giteye amakashe, baza kunsohora. Abaje kunsohora bazaga ari nk'umunani, abagabo 8 baje kunsohora, basanga igipapuro turagifite. Ariko hagati aho umugabo yari yangarukiye kwera ari wambwiye ngo ngaruke, yari yangarukiye yanga kongera guhuza na bene nyina. Umugabo baratangira bajya kuturega ngo dore ngaba ngo inzu ngo bashutse muzehe ngarayibahereza ngo kandi ngari y'umuryango. Muzehe aragenda ababwira ati si ngo urwandiko mwebwe mwasinye ko twabahaye inzu kandi nabahaye iminani, mwaretse abandi bakiberaho bakirerera abana. Batangira kuturega, bajya kuri RIB arababwira ati kuba umusaza yemera ko yabahaye ntacyo twarenzeho kandi ari we ufite 100% kandi namwe yarabahaye iminani. Bajya mu rukiko ubwo muzehe mu rukiko hagati aho muzehe yaduhaye inzu arabyemera, anadushakira ibyangombwa tumaze kubona ibya burundu. Yageze ahabona umusheri kuko umugore yari yarapfuye. Muzehe yageze ahabona umusheri ufite imyaka 30 kandi muzehe yari afite 70. Umusheri amubwira ati ariko muzehe uri umusaza ntabwo twabana nanzu maye, urumva naba ngukurikiyeho iki, ahita twaka yayindi kandi twe tifite icyangombwa. Atubonye umusheri munsubiza ibyanjye. Munsubiza ibyanjye. Ndamubwira ati muzehe kubizi ko dufite icyangombwa arabona twagusubiza ibyawe gute? Ndamubwira ati ahubwo nanjye hano sinshaka ko habareka mashakira umukiriya ngo hereza amafaranga ugende ubakira uwo mugore ngo hoya ngo birihutirwa umujye muri banki mufata amafaranga. Ndavuga nanjye na banki ngira turayafata hehe ngo rero ngo niba mudashaka ko yamavuba ngo umushira wanjye atancika ngo ngiye kubarega amasubiza inzu yanjye. Wa musaza uruba ariho abatuvuyeho n'abavuyeho. Yego. Atuva ariko amahirwe twari dufite nuko tumaze kubona ibya burundu. Atuvaho urumva hose mu kagari mu murenge hose bari baratsinzwe kubera muzehe yaradushyigikiye avuga ati dore n'abahungu banjye barabasinyiye nuko bari kubihinduka. Bari adushyigikiye. Noneho amaze gushaka kubona uwo musheri ahita ajya kubwira atubuza amafaranga yo kumuha, ahita ajya kubwira umuhungu babahungu be noneho baturegaga ngo burya ngo burya inzu ngo narababeshye ngo bamaye amafaranga kugira ngo mucururuke ngo ariko nayo bamaye ngo murabizi ngo ukuntu byari bimeze ngo bagendeye kuri rwa rupapuro ngo none rero ndashaka kubaka inzu yanjye cyangwa bakama amafaranga. Bahita bamusamira hejuru kuko n'ubundi bari barareze muzehe yarabirengagije. Batubarongera bararega batujyana mu rukiko. Batujyanye mu rukiko, none mu kutujyana mu rukiko bafashe wa 8 aho kujya barega inzimwe bafashe wa 8 muzehe yaduhaye twe twarwatsemo akazu gatoya ikiraro. Abahungu be kwera ko yari yarabahaye iminani hari n'abandi bagiye bagurisha ngarangira bene mama ati mugure hano dore hari kugura make ahantu hose bene mama baguze naho bahashyira mu rukiko.
rwose ngo ni amanyanga ngo twakoresheje kwa muzehe no mu munani wacu. Batujyana mu rukiko. None ikintu cyanambabaje ni uko wa munyaburayi wateye biriya byose ariwe watanze ay'umuavoka, ibintu byose ngo tumaze kugera aho babitwambure. Batujyanye mu rukiko, turagenda turaburana. Cyakora muzehe yadukoreye ibintu byiza, aravuga ati ngewe ibi byose abahungu banjye bashyizemo, urumva n'abahungu be bamutangiye ikirego, ibintu byose abana banjye bashyizemo, iyi nzu n'ibi bibanza oya ntabwo ari ibyanjye rwose, barabiguze ba nyirabyo, uyu ni umunani nahaye umuhungu wanjye nimukuremo, ngende kuburana inzu imwe. Baramubwira ati muzehe, none se iyi nzu ko wayitanze ukanabisinyira ukabashakira icyangombwa, urabona biragenda gute? Ngo ngewe ngo nari ndwaye. Atangira kuvuga ngo twabimukoresheje arwaye kandi dufite inyandiko y'umuryango. Nari ndwaye. Wari urwaye iki muzehe? Amaso. Baramubwira ati amaso ntabwo yatuma ubatsinda. Vuga ikindi. Wari urwaye iki? Ngo nari ndwaye amenyo. Oya n'amenyo ntabwo byatuma ubatsinda. Turashaka igipapuro cy'imitekerereze niba utekereza kangahe ku ijana. Arababwira ati ngewe banjyanye ndera abahungu banjye basanga mu mutwe ndi muzima, nta kindi kibazo mfite. Urumva rero ngo ntabwo wabatsinda kandi ari wabasinyiye. Ngahubwo reka twumvikane. Barambaza ati urumva muzehe twamukoreye. Namubwira ati muzehe yatugiriye neza, nuko ari abahungu be barimo baramushuka n'abo bagore. Ngewe ndumva twamuha kubera arashaje, buriya nubwo yashakaga umugore yabaga yambaye na sonde. Avuga ati n'ubundi arisaziye, tumwemerera 100,000 bya buri kwezi kugeza apfuye. Kandi iyo nzu ntabwo n'eshanu bari kuyaguha. Yabaga yambaye sonde. Ako akunda abagore kubi. Ntabwo yamushutse. Uwo mugore w'imyaka 30, uwo mukobwa w'imyaka 30, ugiye ku musaza w'imyaka 70, watubwe ko yafite 70, yambaye sonde. Ntabwo mwabonaga ko aruje kumushuka kugira ngo mumareho ibye? Oya ntabwo yamushutse kuko yakundaga abagore, kuko hari n'igihe aziranaga n'umugore, urumva twabanaga mu nzu imwe, akamuzana bakarara mu cyumba kimwe natwe turi mu kindi. Ni bisanzwe Karitsiye yose yari zika akunda abagore. Niba barabigenzaga gute yambaye sonde simbizi. Ubwo muzehe ati turamubwira ati tuzatuguha 100,000 bya buri kwezi kugeza igihe wipfiriye. Ngo hoya ngo 100,000 nabyo nshaka. Urumva n'umusaza ufataga pension n'undi nta kibazo cyambaye yabaga afite. Cyashakaga n'inzu naho umushahara yarawufite. Ati ndashaka mu miliyoni 20. Inzu itagura na miliyoni 5, abahungu be bamutegetse miliyoni 20 ngo nituyabura babitwake byose tugende nta n'ikintu na kimwe dusize. Baramubwira ati ntago rero wabatsinda, warasinye bafite n'ibyangombwa. Muzehe arakumvikana yuko tugiye kumukorera inzu inyuma mu gikari yarimo, tukayikora neza tukayimuhereza, agashakiramo uwo mugore 100,000 bya buri kwezi. Arabyanga. Amaze kubyanga, umugore araza. Uwo mugore we ariko n'ubundi twe dusanzwe tuziranye kuko yazaga kumusura. Baremeranyije kuzabana ariko yabonye inzu. Twemerera kumukorera iyo nzu kugira abemo, ariko ndavuga nti n'ubundi umuryango wanyirukanye mu nzu ukajya ufata umuhoro mwirukanga ngo neme. Ndavuga ati n'ubundi bazanemera hano, reka nyibahereze, ariko kugira ngo tutazongera ndabibabwira ati turayimuhereza ariko mu gihe akiriho, kuko mu gihe yapfuye hagasigara ari iwabo, urabona ni mu gikari, n'ubundi byaba ari ibibazo. Aba ariko babyandika muzehe turumvikana. Tumaze kumvikana twemera yuko tugiye kumukorera inzu, agashakiramo uwo mugore mu gihe akiriho. Turataha. None babahungu ubwo byabaye ngombwa mu avoka bacu aratubwira ati twese mudusore muvuge ko ikibazo ari cyo urega n'uregwa. Abavoka bose turabasohora, nabo bahungu bamuze barabasohora, dusigara turi batatu, gera umugabo wanjye nabo na muzehe. Ubwo muzehe twumvikanye yuko ibyo twumvikanye, urumva ntabwo ari ibyo abahungu be bashakaga. Bari bamutumye miliyoni 20 cyangwa se yazibura bakatukamusubiza ibye byose, n'ibyo abavandimwe banjye bagiye bagura n'iyo minane yose. Birangira muzehe twumvikanye inzu. Twageze hanze, ubwo byarangiye banatwandikiye byarangiye, muzehe baramutuka ati ibyo nibyo twagutumye, ati ubwo gumana nabo. Baramwanze bamusiga ku muhanda. Dusanga bamusize ku muhanda, turamufata tumutegera moto, turataha tugera mu rugo. Guhera icyo gihe bahise bamwanga, bahita bavuga ngo wakigorewe uzi ko turiye inzu, ngo nyamara ngo nawe ngo ntago uzayibamo. Hari mu gikari abavandimwe b'umugabo babiri, umwe ufite imyaka 48 n'undi 46 bananiwe urushako, bataha iwabo. Abo nabo bari baranjengereje.
bivuze ngo ntabwo babanaga n'abagore babo. Okay. Ntibifuzaga ko na petit frère wabo nayo yubaka ari umugabo wawe? Okay. ku buryo bageze bakajya bafata umuhoro bakanyirukaho n'umugabo wanjye, none bagera aho baramwanga nawe bakamwirukaho ngo tuve aho ngaho tugende. Umugabo wanjye bigezeho nyuma aravuga ati ubundi uyu ako njyewe naravuze ni kubera nuko naciye mu ncamake. Umugabo wanjye nawe yarambabaje bikaze urumva yanguye n'iryinyo n'ikinya nihanasaba n'imbabazi akambwira ngo nabirenze, n'ubu iyo duharambwira ngo nabirenze byose ngo hari birenze kandi njye byarambabaje. Urumva yankubise ankura iryinyo, amaze kunkura iryinyo ndi kuva amaraso mu kanwa, ankoresha n'imibonano nabishaka, nabaye nk'umurambo nkajya mu cyumva gutyo biri kuba. Ndavuga ati uyu mugabo ntabwo tuzongera kuryamana mu buzima bwanjye, ndabirahira. Maze kubirahira, urabona ubwo rero ibibazo byavuyemo by'ibyo ngibyo, njye ndavuga ati uyu mugabo ntabwo twabana no kunyica azanyica, mpita asaba agatanya. Maze gusaba agatanya, ubwo mugabo twaratandukanye, sigara iwabo. Ubwo yaravuze ati sigara uhangana na bene mama ndabizi bazakwereka. Arigendera asigira abana, sigara iwabo, ariko ndi wa muntu ugenda unyonyomba. Urumva ba bene nyina baracyahari, urukiko rwabategetse kuvamo, ariko baravuga ngo bazavamo ariko banyishe. Urumva bisaba umuhesha w'inkiko, nta mafaranga afite umuhesha w'inkiko. Ikindi bamaye imyaka 2 gatanya. Mu myaka 2 nkavuga nzaba ndi kuba hehe. Umugabo nawe akambwira ati ntacyo nagufasha udashaka kugaruka ngo tubane, kandi umugabo agira amahane ntabwo twabana, yazanyica. Baba we dera aracecetse, umurebye cyamuganiye avuga ati dore inama y'Imana, ariko ashobora kukubwira ijambo rimwe ukirirwa umunsi wose, cyangwa ziyagukubita urukirwe witorwikangamo inyundo. Urumva umugabo wambwiye hanze ubwo bamubonaga gute? Inama y'Imana mukaba mubanye gute? hanze we ahavuga makeya, ariko mu rugo ni wa mugabo utakumva umutima urakuriye, kavuga ati none ndapfuye. Umugabo ugukoresha imibonano mpuzabitsina wabyanga akagukubita, akabikora ku ngufu kandi uri no kurira. Hano igihe yabinkoreshaga akaboko kamwe kari mu ijosi yanize, ndagira aho nzinuka imibonano, ndayizinuka neza n'abagabo numva ndabazinutse. Ubwo yabaga ari umuntu w'intorwari adafite ibyo yanyweye? Akenshi yabaga yanyweye inzoga. Akenshi yabikoraga yanyweye inzoga, ariko adashobora no kuzivaho. Ariko na mbere ataranywa inzoga byakundaga kuba nta bintu byinshi ajyamo, niba wanze urushyi kabikora uri kurira. Noneho ikintu cyambabazaga, iyo nabaga nishimye ntabwo yabitekerezaga, ahubwo mu gihe twagiranye ikibazo mbabaye nibwo yashakaga imibonano. Iyo nabaga mbabaye yashakaga imibonano, yababona nishimye nayitekereza. Noneho kwa kundi kuza mbabaye nkabyanga, nabyanga none akongezamo inkoni. Wazaga wishimye? We yazaga ari uko mbabaye. Yego. Iyo nabaga nishimye agakubita akabikora ndi kurira amarira arimo aragwa. Bigeraho nzinuka imibonano, namubona nkumva ndatitiye, nkavuga ataraje. Ako bigeze aho ngaho ndazinuka navuga ati ntago nzongera. Ntabwo amubajije uti bite kubera icyo umeze gutyo? Yarambwiraga ngo aranyanga ngo ningende. Wapi, yarambwiraga ngo aranyanga ngo ningende, ngo nago nyiri umuntu. Waragendaga akagucyura? Yanyuye nyuma amaze kubona nangiye gusa neza. Ngarutse muri ibyo bibazo ndongera ndasa nabi. Yabonye n'ubundi n'amafaranga nyifite, kuko niyo nzu baturiye n'injye wari wayubatse. Nagiye 8 ngurisha 8 ndazana ndubaka, amaze kubona nta kintu mfite ahita yumva ko nta mugoro ndimo. Yanzu mwariwe na mukuru wo mu Burayi. Nibone niyo yateye amakimbirane yose y'umuryango. N'andi abana banjye batambuka bagahura na base wabo, bakabireka ko batanabazi. N'andi nanjye mbaca ngo utabazi, ahubwo natambuka ngo tuzakwica. Hari igihe yafashe umuragiye kunemanirukira mu nzu, mamagara komanda namubwira ati baranemye ni munabare. Ageze mu rugo umuhoro arawishira, avuga ngo nagajya atunga umuhoro mu buzima bwe. Ni wa mugabo ubwo ndi kuvuga noneho babandi twegeranye inshako zananiye. Niba bambwiye ati tuzakwica n'utavuye aha ngaha tuzakwica. Umwe aravuga ati ngenzi itangira umuryango, nago twabyemera ko twangara. Ndabwira ati se simwe mwasinye namuze akabyemera, muba muri kunziza iki? Badakunda abagore
bakunda abagore bo hanze ntabwo bakunda abagore bo mu rugo. na papa niko ameze se? Niba we batabukwe nta n'umuntu utamuze muri quartier yose. Yarataritaga uhise ibaza ko yazanaga n'umugore na mukecuru arimo arwaye, kuko mukecuru arwaye paralize areba gusa atavuga, nawe yapfanye agahinda. Akazana umugore w'isezerano arimo, mukecuru arimo, kandi bose n'abasaza b'imyaka 70. natwe ibaze ko twabagamo akarana n'undi mugore mu cyuma natwe turi mu kindi, yari yarihaza akunda abagore cyane. Ntabwo mugeze mujya kwa muganga se ngo murebe impamvu gukoresha imibonano, akunda kugukoresha imibonano mpuzabitsina ariko utishimye, ariko ubabaye? Nabonaga ari ubugome, ntabwo nubwo ari kwemera ko tujyana kwa muganga, nabonaga ari ubugome yifitiye gusa, kandi ibyo byamushimishaga. Harimo abantu biga ngo bameze batyo ngo bibaho. Yego, ntabyo narinze, ako nayo ntabwo ndishuwa, ntabwo ndi cyane. Nabonaga ari ubugome, no se mbere ko atari ko byagendaga, ko byabaye mbere twe tubanye neza pe, n'abantu bavuga ati kubera twashakanye afite imyaka 19 afite 23, twe tubanye neza nk'imyaka 7-8. Bya bindi bavuga ngo nazirara zidakomanyije amahembe, twe nayo twagiraga rwose, ahubwo hivanzemo icyo kibazo cya mukuru wiwe. Kimaze kubamo atangira no kunyanga, niba yaravuze ati umugore ntago ndi bumutunge umushobore, reka muteshe umutwe agende. None atangira kunyanga, atangira kujya nkubita akangubitira mu mihanda, niba hari cyambye natari kumva muri kaburimbo agakubita urushyi metse umwana, ndavuga ati none karabaye. Cyakora nyongera nk'ibihumbi 10 icyo gihe agiye wabo nari kugenda, kuko naho yari yaranjengereje. None ubu rero ikibazo mfite ndi iwabo, uyu munsi wacyari iwabo. Yarahansize, abo bagabo baravuga banyirukaho n'umuhoro, njya gusohoka ngabanza nkareba, ngavuga ati se nibakura n'abana banjye bavuye ku ishuri nibarabatema, noneho nanjye ubwanjye urumva bafashe umuhoro, sinarimwe sinakabiri. Hari n'igihe baje gukuraho urugi ndatabaza ngo sohoke. Mbese kandi babonye abagabo bameze nk'abiyubashye, babandi bavuga ari kijyana muri quartier. Ndavuga ni bazanyicira kijyana se, kandi bazwiho ayo mafuti yose. Ntabwo ajya bemera amafuti, umuryango utajya bemera kugira amafuti. No muri quartier barabatinya, urumva bigabije agakaritiye kose ni abantu 7 n'abagore babo, urumva baravuga rikijyana. N'abantu 7 n'abagore babo, babiri nibo bamurugo. Umwe niyigeze ashaka, bose baguza agasozi kamwe babariho batura, cyangwa ni ku isambu yabo. Ku isambu yabo, yego. Barahimutse ariko nagari kavukire, naho bimukiye baragura, naho baguze. Yego, bagenda bakurikirana baba benshi. Urumva rero ikibazo mba mfite, abayobozi barambwiye ati wavuye hano ukagenda ushaka gupfa. Nambwiye ati se ndajya hehe, nta gishoro mfite ngo ndi bugende. Umugabo yarambwiye ngo ngimuhe z'abana ngo zituruka ku matako ya nyina, ngo ngiye ntacyo navugana nawe, ngo niba atagiye aza cyangwa ngo turyamane. Kandi umugabo kuva icyo gihe yabikora ndi kuva amaraso mu kanwa, yanyweye iryinyo, nanangirire n'impuhwe. None cyanambabaje, nakundaga kumubwira ati bari abagore ujyamo bazakwanduza sida. Icyo gihe ankubita ijambo numvaga ngo reka nkwanduze ngo iyo sida ngo uhora uvuga. Yabikoze, urumva yabikoze ku bushake. Nicyo jambo njya nibuka. Ubwo nabaye nk'uguye muri koma, abana baraza barambyutsa, ubwo yankubitaga abana bareba bagatabaza ko ari mu muryango, bakaburuna bakajya kwa se wabo ngo mama baramwishe ngo kireke bakice, ngo cyaje hano kumara iki, ngo twakirukanye kikanga kugenda. None se mise nibaza mugari tuvuga ku bana, ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina iri bizarre gutyo abikora n'abana bahari bumva. Uwo munsi ankubita akangurira iryinyo, abana bararebaga, bari no gutabaza ati mama baramwishe. Arangije aravuga ati reka noneho ngurongore iyo sida uvuga inyigushyiremo. Harimo umwana w'imyaka 7, niba arazi sida cyari cyo simbizi, ahita byumva, ahita acana itara. Urumva twabaga mu cyumba kimwe. Icyo gihe twarimutse muri ako kazu kacu mu 8, baranyirukanye muri yindi narayivuyemo, naranabyibagiwe. Twarafundafunza kandi mu 8 abana bava muri salo, baza umwana mukuru ava muri salo imyaka 7, yumvishe ngo reka iyo sida nyikwanduze, araza acana itara ngo kugira papa atabikora ndakanyanduza iyo sida. Amaze gucana itara yirukira muri salo, umugabo amusanga, aramubwira ati amukubita urushyi, aramubwira ati urongera ndagukubita.
araza arongera azimya itara. Nabyumvaga gutyo nabaye nk'umurambo. Ibaza kuwukubita bakakura iryinyo ntunabyumve. bivuze ngo ibyakorwaga byose abana barabyumva. Barabyumvaga, sambanyije abana bumva. Barabyumvaga pe, kuko amaze kumvaho Gera. Amaze kumvaho ubwo yarankubise bigeraho none kwinyeganyeza birananira. Kubera ajya no gufata iryinyo ni nk'Imana yamvugiyemo. Yaragiye gufata izuru. Yaranyiciye ku nda ari gukubita mu maso. Amaringumi ngiye ko mbona aje yasamye ngo reka nkwangize ngo isura ngo atazajya no gutereta. Ajya gufata izuru ntango umunwa. Ni nk'Imana yamvugiye amati tanga umunwa yaraciye izuru. Yakubitaga ingumi se? Yanyiciye ku nda akubita amaringumi ku buryo isura yose yarabaye umukara. Amaso yarabyimbye, nabyutse isura yabaye umukara, amaso yabyimbye, iryinyo ryavuyemo irindi rirajegajega. Umunwa wanganye gutya wuzuyeho amenyo, amaraso n'amenyo yicapye kuko yakuruje. Yafashe umunwa winjizamo wongera kuruza amenyo. Arangije nibwo yavuga, numvaga ariko avuga ngo nibere nk'umurambo ndi kubyumva, ngo reka ngiyo sida ngo uhora uvuga ngo bazanyanduza sida ngo nyegushyiramo none ngo barayinyanduje. Aribwo umwana yavuga yabyumvaga ahita aza gucana itara arirukanka agiye kumukubita. None ibyo ntibyanambabaje. Arangije aravuga ati kaze none nanagikebe abazakurongora bazabura aho barongora. Amahirwe nari mfite, nari mfite urwembe, mfite na nijirete harya aho ngaho hafi y'uburiri. Kubera yari yajemeje itara yarafashe agiye gufata urwembe ngo rwa rwembe rurihera. Nabyumvaga gutya rwa rwembe rurihera, afata agwa kuri jirete urwembe ararubura. Numvaga ari muri ibi akata naze n'ibyo ari gukata. Kubw'amahirwe ni kwa kundi haza kuri sex. Yego. Jesus Christ. Umunsi umwe nkoreye ibintu bibi ndavuga ati burya umuntu no kukwica yakwica, umuntu yakwihinduka. Ari kumanywa ninjoro. Icyo gihe za saa 9 ubwo urumva twararwanya bigira nka saa 10. Ibyo byose yagiye abikora izo saha. Abana ntibasotse ko bagiye gutaka se nubwo bari hano badatabarwa. Abana baratatse barasotse bajya gutabaza muri abo bakuru be bari mu gikari. Yego. Arabwira ngo mureke bamwice, ngo niyanze kuva hano sinamubwiye ngo azahava ari umurambo. Abana baragaruka ngo mama baramwishe. Hasohoka umushumba, twe dufite inka. Umushumba araza aje kunabara, babene nyina bari bahagarara ku muryango. Wibeshye ngo winjiremo ngo kireke bakice. Abana baratabaza ngo mama ngari kuva amaraso, bumvishe ndi kuva amaraso, barahunga. Umuntu wagiye kunabariza cyakoze n'umushumba aravuga ati muri ibisimba, muri abagome, ibintu mukoreye mabuja. Usinyira umukozi wanyu yagiye mu iryo joro. Ubwo yagiye mu iryo joro nagiye kumumagarira abayobozi baraza. Bamaze kuza none barambya ngo nzindukire kuri ribu nibwo noneho yahise bamuhamagaye agenda asiga mu rugo iwabo. None bari kumwe ngo tuzakwica. Ntabwo arongera kugaruka. Cyese ajya gukodesha. Abayobozi subwa bari batabajwe. Kubera iki batigeze bumva ikibazo cyawe ngo bakigire icyabo bagikemure? Ntabwo bari kugikemura, barambwira ngo nigendere ngo batanyica. Kubera iki? Hari mu burenganzira? Kubera ko nandi mu mitungo y'abandi. Ntabwo wasezeranye nawe? Twarasezeranye. Nawe wazanye imitungo yawe murasezerana muravanga. Kubera cyumvaga ko ugomba kugenda agasigara umugabo. Urumva umuryango ko ari muremure, wumvaga n'abayobozi ntacyo bagomba kuvuga. Ni umuryango se wifashije cyane ku buryo utanga ruswa, aya ruswa ntabwo yawubura bitewe n'ukuntu banahagaze n'igihagararo rwose nta nubwo bapfa kubamenyera uko yiboneye. Wumve yuko no gusaba igipapuro cy'umudugudu ko bari bazi ibyanjye byo kujya njye gusaba gatanya. Byabaye ko gitifu ari bubahamagara arabibategeka banze kunyandikira kandi bazi byose. N'abantu bavuga ari kijyana kumvikana cyane wa mugani. Baravuga ari kijyana pe. Kandi none umugabo wanjye ukuntu nabacecetse iyo ageze mu bantu araceceka ukavuga ati uyu mugabo witonda subwo yagukubita. Abazi ko yitonda, abatabazi bazi ko yitonda. Umurisa hari abantu bajya bavuga bati ndi gushaka kugira ngo twumve nyine abantu bafatwa ku ngufu nabo bashakanye. Kuko ngo inkuru nyinshi numva byinshi. Umugore yazangaha akavuga inkuru ukuntu afatwa ku ngufu n'uwo bashakanye ati
bakamwamaganira kure mu makomantere. Njya mbona n'abandi bakora ibiganiro bapureyinga ibyo twakoze ibiganiro bati ntabwo bishoboka, ntabwo umugore afatwa ku ngufu atabishatse. baba we uzi ko ari umugabo wo kurusha imbaraga, ufata akaboko akakubita hariya akakuvuna akagura akajugunya hariya. Bibaho pe, byagiye bimbaho kenshi, ngira ngo nzinukwa n'imibonano, ndayizinukwa n'abagabo numva ndabahaze pe, kenshi na yego ni kenshi pe, bibaho wowe byakubayeho kenshi cyane. umutima wakomeretse gute? Umutima warakomeretse ku buryo numvaga ngo araje byonyine, numvaga umutima usimbutse nkavuga ati none ndarigitira hehe ndajya hehe. None ko nibyo byose byagiye bimbaho, akanyirengagiza akanyereka ko nta n'icyabaye, ni wa mugabo utazi gusaba imbabazi. Yewe ni birebire nuko umuntu aba yaciye muri makeya. Yego, reka tugane ku musozo, twihanganishe inshuti bavandimwe ba Inkuru Yanjye. Iyi ni inkuru iri special, ibyo twumvise ntabwo bibaho. Ni ubwa mbere twumvise inkuru nk'ingiyi iteye ubwoba, ibibera mu rugo m'imbere mu gitanda. Ibiteye ubwoba, harimo ikintu cyitwa gukomereka mu mutima ariko no ku mubiri. Umulisa ni umudamu wahungabanijwe bikomeye. Mureke tumusapotinge, mureke tumufashe. Uyu munsi naho ari muri babandi batamushaka, ari abana ntabwo bafite umutekano, nawe nta na muke. Hari icyo twakora, hari icyo wakora kugira ngo urukore ubuzima bwa Umulisa, kugira ngo urukore ubuzima bwe. Nta byinshi mvuga, turaziranye, tuzi abo dufasha bite nuko baba bafite ubwo burushyi, baba bafite ibyo bibazo. Inkuru Yanjye ni umuhamagaro wacu twese, n'uwanjye n'uwawe. Vuga nimero ya telefone yawe. Nimero ya telefone yanjye ayishaka, dukomeze tumube hafi, dukomeze tumwumvishe ko bishoboka. Nimero za telefone za ni 079 26 03 58 5. izina rimwe yanditseho Mwari. Yego, wakoze kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha. Imana ibarinde, Imana ikomeze ibateze imbere mu byo murimo, cyane cyane mwebwe mwitangira abantu nk'aba ngaba tuba twaganiriye, bafite uburushyi, bafite ibyo bikoreye, imitwaro idasanzwe bikoreye. Naho utaha. Inkuru Yanjye. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service, kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe, maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.